cyambabaje nuko umwana yaraje aza kundeba turaganira arambwira ati ko nubwo ndi kuza ntondera kumara iminsi myinshi ndi kusubirayo. Mwijuke Hassan nagamba kuba yatirwa amasasi 2012 kwa kashatu mwaka ogu aharasha 3:15 zo mukasheshe omucyaro ekiri kumanyonka Gaseve omugombora ya Nyakinama kandi mu district ya Kisoro. Ogu nikigambwa ngo umusirikare kumanyonka Oked Muhammad kandi w'imyaka 25 niwe yamutira amasasi kandi ogu nakora police station eyantungamo. Amakuru nugoreka ngo umusirikare gukuza kutandika kutera amasasi akatekateka ngo Hassan akaba nanda kutoroka kanegari yakutekateka kugira ngo akabajibire. Ebyo no birabikiriyaho abanyabuzare bo mugenzi bagizire ngo Hassan mwijuke akabamanyisa ngo ari natambara kanaza garuka omuka kurugamba yabe nakora kandi akija negareji. Abanyabuzare bayongera bashobora ngo kuterwa kwa masaso kuka kutahikire kandi government eshimye kutaho mu nshongezi okuretaho buringaniza. Tushakureba twagiye kureba dusanga umwana bamugaritse ararambaraye. Nje ibyo byo kumbabaza kubwo kubera n'umwisengeneza wanje mwana arambabaje kugira ngo apfurupfu ko tutazi. Umwana ntawo tuzi ibyo bamwiciye ibyo bitubabaje. Ibyo nabyo byatubabaje kugira ngo bamwice bateye bacondoza cy'umushonzi. Kibaza umwana waje akaza kumbaramira akambya pikini yanje ati ndi kwisana ngiye gukorera iyo nakoreraga kandi bamwiciye iki. Habyarimana Abdu horisho mugenzi ashoborira ngo mutabana akamugambiraho ngo nandagaruka mbara nkonka kwiyagire kurura bwa nyuma yakanya kake yahurura amasasi ombaneiba konka kwiyagire kwekuza kukebera yashanga ngo mutabane niwe yaterwa amasasi kandi yitwa Egombora ni Nyarubuye. Habaye ejo mu gitondo umuhungu wanje aya ntanze guhaguruka arampamagara ndamutse arambwira ati data ndego ataza ndenda gusubiranya Bushozi kuko niyo yabaga tuwenda kugenda ate niyo nyimukakasheshe nyanye aya namusigaho ngiye nazo mirimo yanje kuzatanikiriza basayisha ati n'ikicweka nahurira amasasi turakora turi abantu nkabana ite twashuma twaza kureba iki amasasi cyo gagambera kuza kwikaho twasanga ryo mwana wanje abasare bamwisire batsimbwire tembarebere. Ogu yashoborira ngo mugenzi kandi abira ryo mwana murunji wo muhetwaze kandi kwihanazarwa akaba takatahire mu nshonga zo buhenda biragero. Kuva kandi mu bwana twaturaga mu Nyabushozi muri cyo district Kiruhura mfite yo rugo nanga mfite Burundi so twagira kubana yo avayo nangwa akora imirimo ye ariko ntabwo nakabona umuntu ariko umufata ngo numujura nangwa afite urwanye nawe ico mbonye nakibonye. Habyarimana hamwe n'abanyabuzare na family yona batire umuranga mu government okuri ngo yataho mu nshongezi kandi kashobora ahabwe nco mwana wabo yisirwe. Engeri yo murebere kuko bamwisire iyo mbonye bamwishe nabi kuko umuntu ari umujura bakamufata bamubazaga ibyo yibya akabasobanurira ariko icyankoze nabi no kubona umuntu bakamwirukaho n'amasasi nawe atazi cyo ari kumwirukiraho bakamwica kandi nagera ku polisi bakabura n'ubuyambye bwo bamperezo. Ebyo bikiriyaho Pastor Evarist Guyesenge owa Guseve Pentecostal Church owarebere okutera amasasi n'ukugendo mesho ashobora nkagutara umuringo murungi ogwo kwata mu nshongezi aharabaju rwa polisi. Kuragiye kumva amasasi kuko ari kugamba kundura kumwiruka ngiye n'umuhekera kubera kumwiruka ku speed papa amasasi bwenje nagize nabayikira baturumbye niki nayibaje byindi bagiye kubona bagiye kumara kumwica nta kintu cyo yarafite nta niko niyo yarafite nta kirwanisho cyo yarafite we yari kwirukaya afite ubusa uye kuri avuye kupiruka afite ubusa museka kumukora gutera amasasi. Kandi yo ruciya person wentebe yo kubanza gafuruzo Maxim Habumuremye nawo hamza makoraga kandi yagera na polisi kakatwara amateko mu ngaro kandi kitahikire umurengo ngogumwe horiyo mudumizi wa polisi mu district ya Kisoro SP Edatu Cosmas ahamza makoraga kandi yagerangwa byo kwerinda batandikiraho kucondoza hecyarigireho kuterwa amasaso. In simple terms, they did not tell us that he came here for an operation, but he booked his presence.
And yet in simple terms, he's supposed to come and tell us that I am here for such and such, so that at the end of the day, we give him also a backup. You get the point? Gashakwa Adoni Atuhire abwa Tayari West omuri Kisoro.